Abasirikare basaga 650 barengaho bake cyane abangaba barimo abasirikare bakuru bo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bari bahuye n'akaga gakomeye baza gukorerwa sealing cyangwa se baza kwisanga aba basirikare bafungiranye cyangwa se bari baramaze kugotwa bagoterwa muri Rugezi. Iyi operation Rugezi iteye ite? Ese aba basirikare barengaho gatoya 650 b'u Burundi baba bari kuba intandaro yo gutuma u Burundi buhindura imvugo ku kibazo kimaze igihe kibaranga cyangwa se kigaragaza hagati y'u Burundi ndetse na M23. Hanyuma kandi amakuru akavuga yuko nubwo bimeze gutyo, kimwe mu byawe bikomeje guhinduka intandaro yo gutuma coalition FARDC ikomeza gutsindirwa ku rugamba ari uko M23 yamaze gucakira urufunguzo rw'urugamba. Urufunguzo rw'urugamba rubaye uruhe? Ese aba bakoroneri n'aba bamajoro bo muri FDNB baba barafashwe cyangwa se barakubakubiwe ahantu hamwe, ibyabo byaba bihagaze gute? Iyi ni operation Rugezi tugiye kugezaho shuti yanjye, tuguhaye ikaze muri aya makuru yacu agezweho kuri aya manywa yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Niba ari ubwa mbere udusuye uze kudutera inkunga, reba hano munsi handitse ijambo like. Iyo ukanze like uba wemeje yuko uzahorana natwe, ariko kandi ubu nadushyigikiye mu buryo bukomeye. Hanyuma kandi mu yandi makuru turi buze kugenda tugarukaho, turaza kwitsa gato cyane ku makuru akomeje kuvugwa ku rugamba. Urugamba rukomeje gushyidika, MRDP twirwaneho ikomeje gufatanya na M23. Amakuru ahari kugeza aka kanya nuko abangaba bamaze gusiringa cyangwa se bamaze kugenda bafata utundi duce, bakaba bakomeje kugenda bagura ibice bitandukanye basanzwe bagenzura. Hagati aho igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyamaze gushaka umuti cyangwa se cyashatse icyo kwita nka strategie militaire bagiye gukoresha kugira ngo baze kovakaminga ibi bitero simusiga n'ubundi iyi M23 na MDP twirwaneho bari gukomeza kugenda babagabaho. Ibi ngibi byaba bihagaze gute? N'ubundi turagusaba yuko uza kugumana natwe ukaza kumva aya makuru ukayarangiza. Hanyuma rero mu minsi ishize twabagejeho amakuru uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kifatanya na coalition yose, ni ukuvuga ngo ubwo ni FDNB, Wazalendo ndetse na FDLR, baragiye bataka Minembwe bashaka kuyifata. Aya makuru twaje tuyagarukaho, ndetse ababaje no kwikomanga ku gatuza bavuga yuko bayifashe. Iyi mirwano yarakomeje, ariko nkuko twagiye tubigarukaho mu makuru yacu yabanje, M23 na MLDP twirwaneho bungutse ibikoresho bishya biri kubasunika no kubafasha no kubabera intandaro yo gutuma bakomeza kwitwara neza. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byaje gutuma babasha kugira resistance ndetse babasha no gutsinda umwanzi, suko mukubita abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barirukanka barahunga. Nyuma yuko rero aba basirikare bahunze, hari abasirikare b'u Burundi batayo zisaga 3 zari ziri hamwe. Ubwo rero urugamba rwaye rushiditse bahungiye ahitwa Rugezi. Bamaze guhungira Rugezi habaho kubarasa ku rwego rukomeye, biza kurangira habayeho gusiringa. Iyi ngiyi ni strategie militaire isanzwe ikorwa, ni igihe abasirikare bafata abo bahanganye bakabakubira cyangwa se bakabagotera mu gace kamwe, bakabura ubwasohokamo, ariko kandi bakaba nuko babarwanya kuko baba bamaze kugotwa impande zose. Rero mubaje kuba baba sealed cyangwa se mubaje gufatwa muri uru rugamba, byaje kumenyekana ko harimo ba koroneri ndetse n'abamajoro mu magana y'abasirikare ba FDNB bamaze kugoterwa muri Rugezi, bakagotwa na MDP twirwaneho ndetse na M23. Abasesenguzi batandukanye bakomeza kugaragaza ibi ngibi nk'ikibazo gikomeye, ndetse bakanabigaragaza nk'impamvu rutura iri gukomeza gutuma perezida w'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye ari kugenda biguru ntege mu kongera kwataka M23, ndetse akaba n'imwe mu mpamvu iri gutuma hari gukora chantage zivuga ngo noneho kera kabaye u Burundi bwa bushaka gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ni ukuvuga ngo gutangaza ibi ku Burundi si uko koko abarundi bashaka gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo main purpose cyangwa se icyo bagendereye ni ukugira ngo batire attention ya M23, noneho bababwire ngo noneho nimutubabarire muduhereza abasirikare 650 mufite barengaho bakeya, duhite dukura ingabo zacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi magambo, ibikorwa byose bya politiki ndetse n'ibya gisirikare Uburundi burimo bukora bugaragaza yuko bukunda M23 na MDP twirwaneho, suko bari kubikoreshwa n'urukundo, ahubwo barimo barabikoreshwa n'iyi ceiling cyangwa se uku kugota abasirikare babo kandi harimo n'abaofisiye bakuru, bigatuma noneho Uburundi bujya kuri pressure bakuvuga ngo abasirikare turamutse tubatakaje igihugu cyabagecetse umugongo. Hagati aho amakuru akavuga yuko bamwe batangiye kwijyana bakamanika amaboko, M23 ikabafata ikabagira imfungo z'intambara, ariko hagashyirwaho kondisiyo zikomeye zo kugira ngo babe basubira mu gihugu cyabo. Ayo rero niyo makuru ahari ku kijyanye n'igikomeje kugenda gicanganyukisha abayobozi mu Burundi. Hanyuma M23 isa nkaho yamaze kuvumbura ibanga cyangwa se urufunguzo rw'intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wakwibaza ngo ibyo ngibyo umuntu yabidescribinga cyangwa se yabisobanura gute? M23 na MDP twirwaneho bamaze kuvumbura ibanga rikomeye cyane rikoreshwa kuri uru rugamba, aricyo twavuze ngo iyi M23 yamaze gushyikira urufunguzo nyamukuru rw'uru rugamba. Yo ikintu cya mbere ikora ibyo ikora byose en faveur y'abaturage. Ni ukuvuga ngo bagerageza uburyo bwose ibyo bari gukora bari buhite bereka amahanga ngo bababwire ngo twebwe nubwo iki n'iki cyabaye ariko twe tugendereye kurinda abaturage bameze gutya. Ibi ngibi byaje kuba discovered ubwo bari batangiye kwerekeza muri Minembwe, noneho abasirikare b'abarundi bari basanzwe n'ubundi bagenzura ano tuno duce twose twa Poezero ndetse no mu nkengero, batangiye kujya biba mu y'agaciro bakayarigisa. M23 itangira kugifatira amakamyo yabo, igahita hamagara umunyamerika kavuga ati burya nubwo uvuga yuko uri gukora business na Kongo, dore ibyo bari gukora ngibi. Ibi ngibi cyangwa se uku kuregana no kugenda batamaza ibikorwa bikomeza kujya bikorwa n'abasirikare bakuru bari ku rugamba, byatumye iyi M23 irushaho guhinduka umutoni kuri Amerika, bishingiye ku nyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukura muri M23 zuko aya mabuye y'agaciro yagurishwaga na bamwe mu basirikare bakuru bayoboye uru rugamba bakayagurisha ku Bashinwa n'Abarusiya. Noneho Amerika ibyungukiramo kuvuga ngo niba M23 iri gufata aba bantu ikavuga ko bari kugira n'aba baturage, bagahita batwereka n'icyo bari bakoze, ibishatse kuvuga yuko M23 yaba umudira mwiza kuruta uko FARDC yaba umudira mwiza. Noneho ibi Evariste Ndayishimiye kubibona agashaka ukuntu ari bwikure muri uyu mugozi ari gushyirwamo na M23, akavuga ngo uburyo bwiza bwo kubikoramo ni ukwikundisha kuri bo. Ese ibi ngibi bizamuhira? Ese uru rufunguzo rw'iyi ntambara cyangwa se uku kudebloka ibikomeza kugenda bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 yamaze kuvumbura izabikoresha igihe kingana gute? Iki nicyo kibazo gikomeza kugenda kibazwa n'abantu benshi. Hanyuma rero nyuma yuko na FARDC imaze kubona uyu muvuno M23 yamaze kuyoboka, kuri ubu FARDC yamaze gufata ingamba zidasanzwe mu rwego rwo guhangana n'intambara ikomeje gukomera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe AFC M23 na MDP twirwaneho bo bakomeje kwagura ibice bagenzura. Mu yandi magambo, bo bakomeje intsinzi, bakomeje gukora akazi kabo batitaye kuri plan militaire zose za FARDC, na cyane yuko FARDC yamaze kubona yuko abangaba kubatsinda bizabasaba ikindi kintu gikomeye. Mu gihe rero imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo
cyashyize ahagaragara ubutumwa bwihariye bugenewe abasirikare bari ku rugamba, kibasaba guhagarika cyangwa se kugabanya ikoreshwa rya telefone zigezweho cyangwa se smartphone mu bice by'imirwano, kubera impungenge z'uko zishobora gukoreshwa mu kumenya aho baherereye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu yandi magambo, M23 imwe muri strategy zikomeye cyane iri kugenda yifashisha ndetse no kugenda idebloka cyangwa se igenda ikora ibikorwa abantu batandukanye bakomeza kugenda bavuga yuko bidasanzwe, irimo irashaka cyangwa se irimo irakora ibikorwa byo gukurura telefone z'aba bazikoresha abasirikare ba FARDC, yamara kuzikurura igahita imenya idonido, ikamenya ngo niki kiri kujya mbere ku rugamba, bityo bikayorohera guhita itsinda mu buryo butayigoye. Abantu batandukanye bakibaza ngo ese ni gute leta ari leta ya Kongo idafite kapasite yo kuba yakurura cyangwa se ya trackinga aya matelefone yabo yitinyeshyamba abo ba M23, noneho bigahita bisuyicinga cyangwa se bigahinduranya, noneho M23 yitwa inyeshyamba akaba ari ifite iyo tekinoloji ihambaye ku rwego rwo gukurura amatelefone no kumenya ngo niki kiri kujya mbere ku rugamba. Ese iyi strategy ya FARDC iri buze kubafasha gute? Ese ibi bikorwa byose FARDC iri gushyiramo imbaraga byo biraza kurangira bitanze musaruro ki? Ibi byose bikomeza kugenda byibazwa n'abahanga ndetse n'abasesenguzi mu bya politiki, bakemeza yuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nihatagira igikorwa, aba basirikare bakuru ubwabo bazagira contribution cyangwa se uruhare rufatika mu kuba batuma igihugu kirushaho kwangirika no kujya mu kangaratete. Kuri ubu bakomeje kwibazwa ngo ninde muntu watanze iyi link cyangwa se ninde muntu watanze iri koranabuhanga rihambaye gutya ku ruhande rwa M23, na cyane yuko iri koranabuhanga rikomeje guhinduka password iri gutuma M23 idebloka urugamba igatsinda bihambaye. Uyu muntu watanze ibi bikoresho ndetse wakoze bitandukanye twamaze kumumenya ninde. Ntuze gucikwa n'amakuru yacu akurikiraho, turaza kuza tubigarukaho tubiva imuzi n'umuzingo. Nyabuneka niba ari ubwa mbere dusuye, ihutire kureba munsi y'aya makuru handitse s'abonner cyangwa subscribe, uraza gukandaho, ariko kandi dusangiye ijambo muri aya makuru ukandika igitekerezo cyawe cyangwa se commentaire yawe, biba birushaho kuba byiza ndetse tugakomeza kuva mu bwiza dukomeza tujya mu bundi. Hari inyunganizi ushaka kutugezaho nabwo ujyana munsi ukatwandikira, ako kanya tuza tukugeraho cyangwa se tugahita dukomeza kugenda tubana nawe, ibintu byose bishobora kugenda bimera neza. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani, twebwe muri byose turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.